Bimwe mu byiza nyaburanga bigize u Rwanda harimo ibiyaga n'imigezi, cyane ko umwe muri mwe yari yadusabye ko twazabwira umubare w'imigezi, umubare w'ibiyaga biri ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gifite ibyiza nyaburanga byinshi bitandukanye biri naturel, mu gihe usanga ahandi ari ibintu biri artificial biremeye. Twe rero twagize amahirwe yo kugira ubutaka buriho ibyiza nyaburanga byinshi biri naturel, ari nayo mpamvu dufite ubukerarugendo buri ku rwego rwo hejuru. Ibihugu byinshi, abantu benshi bo hanze babigize intego gusura u Rwanda. Rero tudatinze reka mbabwire umubare w'ibiyaga biri mu Rwanda, nyuma mubwire n'umubare w'imigezi iri mu Rwanda. Mu Rwanda harimo ibiyaga 101. Bimwe muri ibyo biyaga harimo Muhazi, harimo Kivu, harimo Rweru, harimo Burera, harimo Kivu. Iyo niyo biyaga navuga ngo biri main biri mu Rwanda, nabyo abantu bari bazi cyane: Muhazi, Ihema, Kivu, Burera ndetse na Rweru. Ibyo ni byo biyaga tuzi cyane ko byo bikorerwaho business zitandukanye, byaba water transport, byaba n'izindi business zishingiye ku mazi nk'amahoteli, resort, fishing. Ibyo ni byo biyaga navuga ngo tuzi cyane kuko tugira naho duhurira nabyo cyane. Noneho wakibaza ngo mu Rwanda harimo imigezi ingahe? U Rwanda rufite imigezi myinshi ku buryo utatekerezaga. Mu Rwanda harimo imigezi ingana na 863. Wakibaza ngo iyo migezi 863 iherereye hehe? Ntabwo mwabimenya, cyane ko abantu benshi baba bazi imwe mu migezi tubona. Benshi baba bazi Nyabarongo, Akagera, Muvumba na Rusizi, ariko ntabwo baba bazi ngo nyuma y'iyo migezi 5 hari iyindi. U Rwanda rufite imigezi 863. Wenda yose ntabwo ingana nka Nyabarongo cyangwa Akagera, hagiye hari n'indi mito, utundi tugezi duto twita amastream, tundi duto tugiye dushamikiye kuri iyo ngiyo. Rero ni ibyo ngibyo nene ndakeka wari wabidusabye ko yasubijwe. Aya ni amakuru yizewe twakuye ku mbuga za bino bigo bishinzwe ibidukikije nka REMA ndetse n'ibindi. Mwakoze geneye amafaranga kuri Rwanda TV. Wibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru y'u Rwanda yizewe, kugira ngo unamenye n'uburyo wayakoresha. Twe tuvuga amakuru wanakuramo business, ukamenya ahantu igihugu kirimo kiragana, aho ugomba gushora imari yawe nawe utayishora. Nk'ubu niba umenye ko mu Rwanda harimo ibiyaga bingana gutyo n'imigezi ingana gutyo, wahita utekereza n'ikintu wakora kindi. Murakoze, musigane amahoro y'Imana.